turagushimye ko wadukuye mu maganya menshi y'abanyabyaha. Nanjye sengeye ubu bwoko bwawe ari uri hano. Bene data ba bugufi bajya batubwira ngo ijuru rishya n'isi nshya. Wababaza tuzabijyamo ninde, ukumva barimo barakubwira ngo nuko uhagaze ni wowe uzabijyamo. Ariko umva uzajya mu ijuru rishya n'isi nshya waterera umusozi ariko utarababarirwa ibyaha, ukigendera mu mashyari Nitwa Sindikubwabo Sirasi, mvuka mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo ahahoze ari Butare. Ubu mbarizwa mu Cyahafi mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Gitega, akagari ka Kora, umudugudu wa Rugano. Ni wa mugabo umwe wari umujura Imana yagiriye ubuntu kandi ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu Byahishuwe ibice 21 umurongo wa 6, twumve icyo Uwiteka avugana natwe. Aya ni amagambo Uwiteka yashyize ku mutima. Murambure Bibiliya zanyu tuganire. Ku bice 21 titire yaho y'amagambo ku murongo wa mbere haravuze ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya. 6 haratubwiye ngo kandi iti niyo yivugiye birarangiye, ninjye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Reka dusubiremo. Kandi iti birarangiye, ninjye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo Uwiteka yivugiye ubwe. Yari arimo yabwira izi ntumwa cyangwa se arimo yabwira aba bakozi b'Imana. Ntago yari arimo abwirwa aba bapagani, yari arimo abwirwa twebwe turi aha ngaha turimo twumva ijambo ry'Imana, ari uwigisha ngo n'umwigishwa bagabane. Ubwo rero yatangiye avuga ngo kandi iti birarangiye, niyo yari yivugiye ngo ninjye Alufa na Omega, ngo itangiriro n'iherezo. Ngufite inyota nzamuha kunywa kuri aya mazi, isoko y'ubugingo, ngo kandi nzamuhera ubuntu. Ubu buntu witonde, reka tuvuge kuri ubu buntu. Ubu buntu buragoye, utaza kugira ngo ubu buntu buroroshye. Ubu buntu hari igihe naba nambaye ishati nkayiha runaka nkamubwira ati nyiguhereye ubuntu, ariko uzajya uyireba neza, nyiguhaye ntacyo nguca, nzi neza ko nta kintu uri bumpe. Ariko iyi shati namara kuyiha runaka nkasanga runaka uko duhuye arimo aragenda iyi shati ayanduza, nabireba nkababara, nkabwira uwo turi kumwe ati ndababaye, iriya shati nayimuhereye ubuntu.
ubwo buntu wumva ubu buntu Yesu yatugiriye adukura mu byaha, wumva ubu buntu Yesu yatugiriye tukaba tutakirara mu mashyamba, wumva ubu buntu Yesu yatugiriye tukaba tutakinywa amayoga ngo turare muri za ruhurura, wumva ubu buntu Yesu yatugiriye tukaba tutakinywa amatabi. Ubu buntu Yesu yatugiriye iyo abibonye rero uri mu makosa, wasubiye mu mayoga, wasubiye mu gusambana, ubu buntu Yesu yaguhaye bimutera agahinda. Aravuga ngo ushaka kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo nzamuhera ubuntu. Ariko ageze hepfo aravuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abarozi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo ngo n'abanyabinyoma bose ngo umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri. Bene data ba bugufi bajya batubwira ngo ijuru rishya n'isi nshya. Wababaza tuzabijyamo ninde, ukumva barimo barakubwira ngo nuko uhagaze ni wowe uzabijyamo. Ariko umva uzajya mu ijuru rishya n'isi nshya ni umuntu utagendera mu bujura, ni umuntu utagendera mu businzi, ni umuntu utabeshya, kuko ngo abanyabinyoma bose nta n'umwe uzaraga ubu bugingo, bose bazajya mu muriro waka amazuku. Nguyu muntu rero ugendera mu nzira y'Imana, agenda yirinda ibibi, yirinda ubujura, yirinda ubusambanyi, yirinda ubugome, atagira ishyari, atagira amatiku, uyu nguyu ngo niwe ugomba kuragwa ubu bwami bwo mu ijuru. Iri juru rishya n'isi nshya. Nicyo gituma nanjye ndaha ngaha mu buntu bw'Imana, nari umujura, nari umugome, nari umusinzi, nari umwicanyi, nkaba ndimo mvugira ijambo mpawe n'Uwiteka, ngira ngo mbabwire gukomera kw'Imana, mbabwire imbaraga z'Imana, mbabwire kugira neza kw'Imana. Hari ijambo nasomye muri Luka ibice 5 ku murongo waho wa 17 rivuga ngo ababigishwa bateruye ngo iki kirema, baragiterura barakijyana bumvise inkuru za Yesu, ngo baravuga bizeye, baravuga ngo iki kirema nituhagera kirahaguruka, ngo babura aho baca babima inzira, ngo basakambura amategura bakimanuriramo, ngo kikigera imbere ya Yesu ngo narindi jambo yavuze, ngo yaravuze ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Aha ngaha aricyo gituma mbabwira ngo waterera umusozi ariko utarababarirwa ibyaha, ukigendera mu mashyari, ucyangana, ariko wahagera ugahura na wa muhanuzi akakubwira ngo ikugiriye neza, kandi ufite umuntu wanga, ntabwo iba ariyo, ahubwo ibigushekenga, cyangwa uwo nawe aba yizaniye amarangamutima we. Urebe iki kirema, Yesu yarakibwiye ngo nkubabariye ibyaha byawe, kubera ko yumvaga ko ikirema kiruhijwe n'ibyaha. Hashize akanya arakibwira ngo kandi ikorera uburiri bwawe witahire. Nicyo gituma iyo utavuye mu bintu bidatunganye Uwiteka arababara. Gusenga ni ugusenga udasengana ibyaha, gusenga ni ugusenga utagira amatiku, gusenga ni ugusenga wirinda ikibi. Ariko rero naratangaye muri iyi minsi, mu bantu b'iyi minsi bafite uburyarya, araririmba akaririmba asomana, uwo nguwo nta bwami bw'ijuru afite. Araririmba akaririmba abeshya, uwo nta bwami bw'ijuru afite, aratubeshya, ntabwo arabona Yesu. Iyo wabonye Yesu ubu nge wayata nkayatora nkayaguha, narayibaga kuko nabonye Yesu. Yesu ari mu mutima wanjye, ngenda ngendeshwa na Yesu, ndimo ndatinya uyu muriro uzarya inkozi z'ibibi. Bene data, Imana igumye ibaha umugisha, Imana igumye ibaha imbaraga. Duhagurutse muri iyi minsi ikomeye, iyi minsi iruhije abagenzi. Abatubanjirije dore barimo barabivamo, ariko Yesu yaravuze ngo abanjye ndabazi, hari 7,000 batarapfukamira Bayali. Aricyo gituma nanjye mpagaze aha ngaha ndi kuvuga gukomera kw'Imana, ndi kuvuga imbaraga z'Imana. Ese wowe
muri aba basambanyi ntiwaba urimo? Ese wowe muri aba bajura ntiwaba urimo? Ese wowe muri aba banganyi ntiwaba urimo? Urebe umutima wawe, ubaze umutima wawe, niwe urimo ukurega, niwe urimo ukureba, aho ubona waragenze nabi, ni Imana ibabarira. Ufate umwanya wiherere uvuge ati Uwiteka, nshingiye ku byo wakoreye sindi ku bwabo Sirasi wari umujura, nanjye ndashaka izi mbaraga uzime mve mu bidatunganye. Uwiteka ari burebe mu mutima wawe, nabona wamaramaje Uwiteka arakugirira imbabazi. Mwene data, ugumye winginga Imana, ugumye ubane n'Imana, kuko iyi si irashirana no kwifuza kwayo. Kandi hari ijambo riri mu Baheburayo ibice 10 murongo wa 37 kugeza 39 riravuga ngo hasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Ariko 38 haravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo nyamara ndakumva Mana, ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. 39 akambwira ngo ariko twebweho nitwe turaha, ngo ntago duteza gusubira inyuma, ngo ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Kiza ubugingo bwawe, nkiza ubugingo bwanjye. Ndakubwira nibwira mwene data, iyi minsi iraruhije, iyi minsi iragoye. Ndashaka ko tubana neza natwe tukazagera muri ubu bwami bwo mu ijuru. Ese uri hano urumva umutima wawe ntacyo gushinja? Ese wowe unkurikiye urumva ntacyo umutima wawe ukurega? Kari wowe wonyine murimo mubana nawo, ko nge ntazi ibyo warayemo, ntazi ibyo wiriwemo, ariko Imana yo yabibonye. Ese wowe ntago ufite icyo umutima wawe gushinja? Ndagira ngo utaza muri aba banyabinyoma, ndagira ngo utaza muri aba basambanyi, ahubwo uze umeze nk'uko umutima wawe Imana ushaka. Ubundi tushaka ubwami bwo mu ijuru, aricyo gituma yarishyizeho aya magambo. Ubundi tubasengere, mupfukame ahangaha, tubasabira umugisha, tubasabira imbaraga, tubasabira kurwana intambara nziza. Haleluya. Mana ushimwe, Mana ushimwe. Turagushimye kuri Imana ivuga bikaba, turagushimye kuri Imana itegeka bigakomera, turagushimye ko hari abantu hembuye umutima, turagushimye ko wakoze imirimo n'ibitangaza, turagushimye ko waduhamagariye imirimo myiza, turagushimye ko wadukuye mu maganya menshi y'abanyabyaha. Nanjye sengeye ubu bwoko bwawe, ari uri hano, hari undi wandebaga, hari undi wanyumvaga, abo bose ndabasengeye. Hari abatarakizwa ubaha agakiza, hari abakijijwe bakabivamo babyutse, hari abandi Mwami bakiri mu buntu bwawe. Udukomereze imbaraga, dore iminsi n'imibi iruhije abagenzi. Uduhe kurwana intambara nziza, dore hari abarwana intambara mbi. Uwiteka uduhe kugendera mu nzira yawe dukiranuka. Kandi Mwami Nyiringabo, uzaduhe ubugingo buhoraho, uzaturinde. Uwiteka tumaze kurama, tugize abuzukuru n'abuzukuruza, tugize ubuvivi n'ubuvivure, uzatwicarika aho watuteganyirije. Mbigusabye nkwizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.